utuntu n'utundi numva tumfasha nawe nzajya nkukubwira nk'umuntu nshuti umuryango umuvandimwe wavuga Time TV. Hello, muraho mumeze gute bakunzi bavuga Time TV? Nizere ko mumeze neza aho muherereye ku mpande z'isi. Ndagusuhuje wowe wakoze subscribe kwivuga Time TV, nawe utarayikora uhageze ari ubwa mbere kora subscribe, like, share and comment. Duhari ku bwanyu umunsi ku munsi saa ku yindi. Wakwibaza ngo rero ngiye kubabwira kuki utuntu n'utundi numva tumfasha nawe nzajya nkukubwira nk'umuntu nshuti umuryango umuvandimwe wavuga Time TV. Hano urabona ko mfite Johnson oil, hano mfite Vaseline. Nigeze gukora ikiganiro mbereka Johnson na gel ya gikakarubamba ya aloe, ukuntu nkora massage mu maso narangiza nkashyiraho Vaseline. Ubu ngubu ngiye kubereka ukuntu nshobora kuvanga Vaseline na Johnson oil nkisiga mu maso ngiye kuryama, ntiriwe njya kubanza gukora ibya massage numva nta mwanya mfite naniwe, ariko nshaka kumekinga ko nza kuryama neza nkabona ibitotsi. Ubu murabibona ko ndambaye, ngiye koga, nambaye robe nuwe, nambaye ikanzu yo kurarana, ndangije koga ndi kwitegura kujya kuryama. Ariko navuze ngo reka mbibereke uko rimwe na rimwe mbigenza. Hari uko usanga abantu bakunda kwisiga makeup bagira uduheri, ugasanga abantu bafite uruhu rworoshye bakunda kugira ibintu by'amarashi cyangwa uruhu rwabo rugatukura. Ariko ndi hano kugira ngo njye nkubwira yuko hari ibintu bitandukanye bitari expensive, bidahenze, ushobora gukoresha bigatuma mu maso hagomeza kumera neza nk'uko nanjye muri kubibona. Navuye koga, nakarabye isabune isanzwe nk'uko nawe wakarabye isabune yawe isanzwe. Ndangije icyo njya kukubwira, ushobora gufata iyi Johnson oil urangije koga wihanaguye neza ukayishyira mu maso. Nagiye gufunguza umunwa, hari igihe tujya twerana turi kwita tugenda dushyiraho umunwa vuba. Urasuka, ikindi ukora umaze gusuka mu ntoki zawe usukaho dukeya kuko nyine ni nka oil, ni oil ariko ni amavuta meza. Warangiza ugasiga, ugakora massage mu mubiri wawe, wo mu maso, urwego rwo mu maso, ukumva ko nyine bimeze neza. Kandi bifasha ko iminkanyari, bifasha ko ukuntu ujya kuryamo ukumva mu maso ntumeze neza. Abantu bamenyere ngo Johnson ni iy'abana, ngo Johnson, ariko abantu babizi mutere comment ko Johnson burya ni amavuta meza ku bantu bose. Uruhu rw'abantu ruratandukanye, ariko uzagerageza ashobora kukugwa neza nk'uko nanjye angwa neza. Urabona ko ubu nsize Johnson oil, nshatse nabireka gutya, ariko hariho n'ubundi buryo ushobora gukoresha. Ufata Vaseline, hari abantu babivanga, ugafata ikiyiko cya Vaseline, ugafata na Johnson ikiyiko, ugafata ibiyiko bibiri bya Vaseline, ugafata na Johnson ikiyiko kimwe, ukavangira mu gakonte cyangwa mu kantu k'akaboweri ufite agacupa. Wamara kuvangiramo ukajya uhita wisiga bitakugoye. Ariko njye ntabwo mba numva ibyo kubivanga. Hari igihe umwana yaza akabigwaho, ugasanga kwa kundi abana baba bakina bakubaganya, araje agize gute, arabifashe, arabimenye. kandi nafashe umwanya wo kubivanga, nafashe umwanya wo gushaka wo kubivangira. Njyewe iyo mfite amavuta yanjye numva nshaka kubivanga, mfatamo make nkakoramo, ukuramo menshi nkaho wakwisiga ugiye kwisiga bisanzwe. Ugashyira mu kiganza cyawe, ugafata Johnson ugatonyangirizaho Johnson oil, ugatonyangizaho agatonyanga, ukavangira mu ntoki zawe. Warangiza nabwo ugakora massage nk'uko bisanzwe, ukisiga. Ubwo ni uburyo bubiri mberetse. Ushobora gufata oil Johnson yonyine ugasiga mu maso, ugakora massage. Ibi bifasha ko uruhu rwawe, mujya mubona abantu bari gushininga mukavuga ngo ni amafaranga ngo bishyizeho. Yego hari abashyiramo amafaranga bashaka ibikabyo, ariko ndagira ngo mubwire ko hariho n'ibindi byoroheje usanga dufite imiti yo kuvura uruhu rwacu, yo kutugirira neza imibiri, ariko tutabizi, bitanahenze. Johnson
igura amadolari 8 hano ho ndi mu bihugu byo hanze bitewe naho uyigurisha usanga ari igura 10-11 simbizi ariko nko mu Rwanda cyangwa mu kindi gihugu uzarebe nabwo rimwe na rimwe bihenze ariko burya ibintu bihenze biba ari umuti ibintu bihenze biba nyine bifite quality nziza nimero ya mbere birafasha ngo nta kindi rero ndarangije kwisiga mu maso no mu ntoki zasanga abantu bafite intoki zakanyaraye zifite umwera usiga mu ntoki zawe ugasiga neza warangiza bundarangije nkishyiramo igitambaro cyane nyine nk'umuntu ugiye kuryama ubwo nkaba mberetse irindi banga ry'uko ushobora gukoresha Johnson oil tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha turabakunda duhora twishimiye kubana namwe bye bye see you for next video please subscribe and comment duhe ibitekerezo icyo bivuza ko tuzakugezaho mu biganiro bikurikira mu biganiro by'ubutaha bye bye see you only for this bye bye nta kindi naberekaga n'aya mavuta meza ya Johnson oil ngira ngo wayabonye Johnson oil ngira ngo wabibonye